Previously on wedding day. Yes. So what about you? Tujya umugabo gusanze mu Jack. No. Wiki? Bindekeye ndamenye wohereje ifoto n'umuntu ushaka kwicuba. Iyo umuntu agiye gukora uko ari ibintu yigomwa. Nakuru uko nawe. Bari nuwayizana akayita mu ishambure yawe kugira ngo abateranye banze kurikirana. Akaba ari umuntu weditinze. Brother, think twice. This situation is crazy, but I know you can do it, okay? Jonejo bundi wenda wasanga warazanye inda itari iyanyu ukayinyegeka. Ye nta sentiment kugira ngo ngije no kora. Turaryamana. Ubajya mu cyumba cyo nkajya mu kindi. Uzabyari njyewe nukanyujyana muri ibyo ngiye. Still Sandra. Ese wamwigeza ariko siri ngombwa Twaracyari igihe nzahura n'abandi kandi beza bafite no kungirira akamaro. Bazagutera intanga. Simvuze ko nawe nta kamaro wangirira. tuzongera se Tuzongera. Ikintu gihari ntabwo njye nawe twakundana kujyana irindi ingaruka zose zishobora kuzaza nyuma. Cyangwa mwanyweye amazi mu burira ameneka. injira arafunguye. Maxi. Bite ngoka? Turesuje uje gukora icyana? Bite? Kwahita kubaza. Kudahuka mu. Hano habwiwe niki? Nsuhuza narukumbuye. Urabona afite umwanya wo kugusuhuza. Nsuhuza none se? None se ni gute uza utambwiye? Hano hantu ninde wakubwiye? Nsuhuza tubivugane. Hano Icara tuvugane nimba ushaka tuvugane. Kuryo nga kunsuhuza. None se mbwira hano wahabwiwe niki? Nahabwiwe niki? Mbera byose bwira kadogo wawe cyangwa sinzi icyo ufite atantine anzanira ibintu muri vari zangiri hari. Nisize mutasibo. Nizere ko uri kwikinira. Ahanga. Ese uje n'imyenda se uje kuba hano? Si wanje. Aha ni wanje. Urabyibagiwe? None se ubushize ibyo twavuganye ni? Ntabwo twavuganye ko urareba nakomeza kuba ahantu ucumbitse mfite iwanje. Ariko twabyumvikanyeho. Kwivikaneho byo n'ibyo. Ese kuza utanambwiye utanantelefone umunane guze. Come on. None ukumva nakomeza gucumbika kuko uburyo wabonye nkore kugira ngo ni ibyo. Location warayimaye washarinze location kuki ntari kuza. Kubyo uza mu Max. Iyi nzu ni yandi ni yanjye. Ko none se seriously uzanye n'ibintu byabuje kuba hano cyangwa ese ntago kinkunda ufite ubwoba bw'iki ntiwambwiye ko utarongoye ufite ubwoba yes ariko ibi bintu nukubitegura ntitwabivuganye se dusangira ntago nje wena ngo turabane mu cyumba ariko aha ni iwanje ntago ari ngombwa ariko ni ibintu turabitegura come on dusangira twarabivuganye sibyo nje ahanga twakora ntago nkomeza gucumbika ndakomeza kuba mu rugo rw'abandi mfite iwanje naguze tekereza nawe oya ahubwo se wowe wabitekereje wafashe icyemezo nagifashe imirongo irimo urabaha fresh birakunda cyangwa byatari uzi slat nizo zigezweho muri no minsi iriya muziki buriya ni fresh noneho naguze nko mu cyumweru gitaha tuba turi ku droppinga gutya sure byatashaka aje we ndumva ari byiza kabisa ahubwo se bite njye ntabwo bimereye neza mani aho bigeze nsigaye numva none uyu mujyi nawo vamo kagiye nkigira hano kure mu cyaro nkaba nihishe yo ewana nka refreshing mind nkazongera nkagaruka se kandi mayi ko mbona uri ka mujyi ya mujyi ariko aragiye ukina di romane zigapfa ntuzi cya gikobwa cya Sandra Sandra twarubizi diro twakinanaga mani hari map twari dufitanye ariko nabonye agiye kumureba arankatira numva ntago ziri kumufata neza mbona gahunda twahanye ntago ari kuyubahiriza
baby yashobora kundaburiza akantenguha kamwe muporesheje mwihorera nkaba mfite ikindi gikorwa noneho cyasaze wowe nta gukunda nakunda arankunda byanyabyo undi wa kabiri we aragukunda byanyabyo noneho ni rwa rukundo rw'umuriro hanyuma Sandra we aba ari mu mandazi Sandra nawe yarankunda za dirus ariko yari nka couple y'ububandi man uriya baby twari naherutse umbwira ngo dufitanye deal umukaritasi niba yaragezeyo akaryoha urumva urabizi ari girlfriend wanjye aya birangira muretse ijya kubana n'undi muntu ariko tukaba dufite plan yo kuzamukuraho ducira mureze rero niba yaragezeyo agahindura mind ntabwo mbizi bita mbyihorera nawe wahuye struggle abajumu ushobora n'umuntu ku muhanda ukagira ngo ni fresh man slade daje ntakuzizera niyo mpamvu njyewe ninywera gutya nkongera ariko wapita ntagifashe njye wongera utekereze ko njye ntago mbyumva ndatekereza ko ngahe Max ibintu rega umuntu arabitegura ntago n'impamvu iriya ukaza ngo tubane gute se tegura tukabwira ababyeyi tugakora ubukwe hari umugore ufite Max nabikwaje numva urambakanye hari umugore ufite ntawe ufite none se nyine urukumba ngiriki nose kuki ushaka kwihutisha ibintu ndaje hano ngo mbe mu nzu yanjye ntabwo ari wowe ngo tuhuze icyumba ariko ndaje nakomeza ncumbika kwa mukuru wanjye ko ariwe narindi afite umugabo arakomeza yarongoye abagore babiri se hari abagore babiri babana mu nzu wowe kubizi naguze inzu yanjye ngomba kuza nkayibaho ufata icyuma cyangwa nanjye mfata icyanjye why not byagutangaje Tracy sinzi kabisa ariko tugomba kubiganiraho tugomba kubitegura twarabivuganye sinzi impamvu ushaka kubyihutisha ubu ushize ntabwo twabivuganye narakuretse kubera ko nabonaga nta hantu mahitamo ariko rero nawe urabyumva ko ntakomeza gucumbika Max niyo mpamvu wanze kunsuhuza se ntabwo ariyo mpamvu none ese nkomeze ncumbike nawe ngira inama nkomeze ncumbike mu rugo rw'abandi ariko hari n'amahoteli hari n'ama-apartment naraguze inzu mfite inzu yanjye naremeye ndayigura ngo njye gucumbika njye muri apartment njye muri hoteli why okay niki cyaguhinduye mu mwanya rero nawe mbanze mbitekerezeho nawe ntago ngiye njya kubwira umukozi ngo azane ibikore nose uje gutura hano bwira akadogo wawe sinzi icyo ufite muri tantine anzanire bage yanjye iri mu taxi boy sundi urabiterwa n'iki kuki uri gukora ibintu uhubutse aha ni kwande aha ni wanjye uri kumuza kubi wanjye Max okay kubishaka mubwire bwira akadogo wawe nimba nta kintu namubwira mbwirira akadogo azafata ibintu abizane mu nzu ndigutinza sawa nta kundi nyine ubwo turarubana ese Max ni ukuri kuvuga ngo nta kundi tekereza none se wowe wirengagije ibintu twavuganye ubushize nabyumvishe uretse tukabitegura nabyumvishe sheri wanjye ibintu bikajya mu mucyo nta kundi nusumva ndi bigenze gute Max nta kundi nyine turabana kubishaka ntabwo ari uko mushaka ni kumukugenda ese wenda no kubyishimiye byishimira nabyishimira ariko ese ntabwo nyine biri kujya mu buryo tubishaka twese ntabwo ukimunda Max warahindutse reka nze nkurebere uwo muhungu akuzanira ibintu byawe okay mumbwire rero ikibazo mfite ku ruhande bro icyo gikorwa kindi mfite man kirahonda byanyabyo byumva ariko noneho ese wajyahaye time man gahunda ya mariage mfite gahunda ntuyizi njye uzi ko ibintu by'ubukwe njya abakobwa bose wirukansemo umuntu aguhe time noneho bya ari serious gentle ubukwe busaba ibintu byinshi cyane mfite ibiceri byo kujya gutaka gusa kuri kera cyane ngo ndakora ubukwe man tuzagushyigikira bro wari gikwe urumva uve muri ayo ureke kwirirwa wipfumba atari none yewe ijana ryanjye rirahari rirabizi
nushaka ndenzeho kabisa tugutwerere warigenza utemane yene ni ikigeragezo njye mfite mu iminsi maybe yaragiye yarashaka kongera abantu by'amakwe kandi njye warabizi nta mafaranga nta cyabaye reka nkwereke shaka ibyana byifitiye kofi duciringe ibyo bigori ibiki urumva we nta kofi ni ukuvuga ngo we nta kofi tu araza abanza n'ibintu by'inkundo wenda wabumenya bayafite ariko njye nta rukundo nawe ikibazo ahantu kiri ni uko wowe wishakira kofi right ya ni kofi damn biza bikubitaho biguruka ariko umugabo wanjye we ndamwizera ni umuntu mwiza nta makosa yarankorera nta kintu kiba ariko nyine nta n'umugabo uba perfect kimwe ariko nta muntu uba perfect kuri ino si kuri rwose muramo ni umuntu mwiza sisi nzarubara ndubumva ariko rero no kuntera gutekereza cyane yes nta bindi ni uko gusa ntekereza none n'iminsi yo kuri kwegeza nduba mfite ubwoba ku buryo no gusinzira byananiye ubwoba bwo kurara n'umugabo se ubwoba bwo kubana n'umugabo wenda akazampinduka akankora ibintu nyine akanyimbera umwana mubi ntabwo nzi ko nabyakira bitewe n'ukuntu muzi ari nyine sheri nta mugabo w'umwana mubi ubaho ahubwo habaho guhinduka bitewe na kamere y'umuntu uri muri hinduka n'inzapfa oya njyewe se rega nibyo mba ndi kukubwira wowe urabona ibintu by'urushako nyine ni ibintu birebire cyane numara kugera mu rugo nibwo uzamenya ko tuzatuganira umbwira ibyo ari byo iyo ni igitabo kitarangira ku buryo n'ugisoma ashaka kwibeshya ko akizi ariko atakizi cyane ubu nanjye ndi kukubwira ibi hari ibyo ntazi hari ikintu mfitiye amatsiko Sandra unkunda bingana iki ku buryo wemera kwishyira muri risike nk'ingiyi kubera njye byanteye ubwoba kuko na nijoro sinasinziye nari ntekereza uyu mukobwa yaratwawe aragenda kwanza nyine nawe nabyibagiwe urangarukiye nkunda bingana iki Jack ndagukunda kandi ndagukunda cyane pe cyane birenze uko ubitekereza so ujya kugenda twaraganiriye ibintu byose ukabivuganya right rero nta mpamvu nari kugitatuma ngaruka siko nari namaze gushika intege no kuko abizi nawutesheje umutwe cyane ndaguhamagara ngira nawe ugeze aho nkuzaho ndavuga neza reka niyakire kera kabaye ejo mbona urarira nti ashaka kuba ari iryinyo rye rije kundeba gusa thank you so much thank you for loving me sinzi wenda ikintu nagusezeranya izi saha ariko let me tell you something ndacyagira ubukire gitwa nguco mbese so usezeranye iki gusa njye ndishimye nishimye cyane kuko ubonye uruhande rwanjye kuba basi burarinze isezerano ndakubwira ikintu kimwe urukundo rubaho kandi urahari pe ndarubonye hanjye so hari igihe dukora ibintu kugira tugire aho tugera tukiga mu buri kimwe cyose kugira nyine tugire aho tuva n'aho tujya ariko bidakwiye kutagukunda umuntu hari ibyo ntazi ugasanga wowe hari ibyo uzi kuruta uko njyewe ibindi kukubwira ugasanga ni ibintu nyine urushako nta sisi reka dusenge imana itwubakire naho iby'isi byo nta mayobera matagatifu gusa ufite amagana oya sisi mba nzi ubu nyine amasha mariage yankanze we mwana we niyo ku buryo nsanze wicaye iminsi nyine ndinjira cyane nkabyegereza umutima ukuntu ngiye gushaka nzajya mbyukira mu maso y'umuntu umunsi w'irundi utangiye sisi biteye ubwoba nuko utabyumva
wowe ufite ubwoba bwo gushaka nkaba nsanze ni ukuvuga ngo nagiye mu kazi usigara ibyo bintu uri gutekereza sinabitinzeho cyane urushako pe okay nanjye ndifuza gushaka nkamera nkawe kamera nkanjye nkumva nyine ibyo unyuramo nkumva nyine urugo rumera rute naheza ese koko urumva yifuza kuba nkanjye ushaka gukura ngo ube nkanjye ndashaka gushaka njya numva hari ibintu abana bakunda kuvuga ngo ninkura nzaba nkawe uri kumva ushaka kuba nkanjye yego mwana wama ntabwo nakwifuriza kuba oya ntabwo nshaka kuzaba nkawe nzaba ko Imana izabyemera niyo duhitiramo ibyo tunyuramo gusa nyine ntabwo nakwifuriza kubaho nkanjye kuko nyine wowe ni wowe nanjye ni njye ubuzima mbayemo sinabwifuza ubayeho nabi ku buryo utanyura oya njyewe nta kibazo mfite mbayeho neza ariko nyine ntabwo nakwifuriza kubaho nk'uko mbayeho ahubwo nakwifuriza ko wabaho kuruta uko mbayeho ukabaho neza cyane kuruta uko njyewe mbayeho sisi wowe ukomeze unsengere nanjye imyiteguro ndayegereje ahubwo se uri gupanga iki sisi iby'ingenzi maze kubishyira ku murongo ageze n'umusore twavuganye cyangwa dushigaje kujya kureba neza ntabwo turishyura sare ariko biracamo ndabizi neza ariko sisi it's okay nta kidashoboka cyaza urankunda pe niyo mpamvu rero oya none se sheri kana ni iki gikurikira okay urumva ejo njya kuza ntabwo twabonye umwanya uhagije wo kuganira kuko nahise njya mu bisaro right gusa nyine navuyemo kuri 15,000 15 zose kuri njye ni nkeya ko ntabwo ahubwo dushobora kuba nta n'amafaranga menshi yari afite byashoboka kuko niyo yasiganye kuri konti yonyine ndigendera kuko Jack nimba hari umugabo wantesheje umutwe akambera umugabo koko ndiya umugabo shaka Sandra kamubwira ntago wamunini kubera ko iriya foto ubundi niyo yabaye ikibazo yabaye ikibazo I know wabanje kundakara wenda ariko ukibona sose ngiye bikoze kuko warampamagaye kuko ntabwo ndi umwana w'uryo nari kugira hariya nzi ko gusenyera mwana no ariko byibuze ntabwo byitwayemo neza akabazo nsigaranye ibintu ntabwo bizaba ingaruka amafaranga ye ntayabura ntazaza kuduhiga anshaka iki Are you sure? wowe nyizera I trust you. Thank you. Aya mafaranga ari hehe? Arandi nayashyira se kuri ya konti yanjye cyazuza ubwenge kweri ari kuri konti iyi n'agatabo kari muri ya valisi yanjye muri ka gafuka k'inyuma okay aho nagashyize mu gihe naratunganya ibintu byose nice yeah nizere ko amafaranga atazadupfira please promise me ko utazijya wandisera amafaranga tugomba kuyashakiramo ikintu kizadutunga mpaka ubuzima bwacu bwose tugashaka business dukora tukiteza imbere ndagukunda urabibona demeye ndasenya reba nza kukureba right aya mabara ngukoresheje deni ufashe risk ku bwanjye urumva nakwitura kuguhemukira ntuzambabaze kandi ari amafaranga tuzayafata neza it's a promise thank you ntabwo byarangira ariko nka kugira ukiri gitwa cyane sha baby ndagukunda rero njya kumbwira okay hari ahantu ngiye kugera rero ngubu urugendo rwiza utongera kumbwira oya mbana yawe sabu ciao